zitarizo. Muri iyi minsi dufite intumwa z'ibinyoma nyinshi zigisha ibinyoma, cyane bigisha ibyerekeye ngo ni prosperity, ibintu by'amahirwe gusa. Imana iguhaye inka, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye imodoka, Imana ikujyanye i Burayi. Batabwira abantu kwihana, batabwira abantu kuva mu bidatunganye, aho babwira ngo ibyo Imana igiye kubakorera, kandi banabeshye. Yesu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranirwa kwabwo, ibindi byose muzabyongererwa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko amaho ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Kuko mubisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, twakiriye abantu bari mu Rwanda, tubakira kuri channel ya gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubwo kudukwikira ku manwa nijoro mu inshuti zagazasohoka. Abantu muri mu Burundi, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu buraruko no mu bumanuko, turabakiriye tubabwira ngo shalom, Imana ibaho umugisha kuko mukurikirana ibiganiro byacu bya gusenga everyday. Twakiriye abantu bari mu biyaga bigari, mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge. Imana ibaho umugisha kuba muduhitamo gukurikira ibiganiro byacu bya gusenga everyday. Abari muri Amerika, Imana ibaho umugisha kuba mudukurikira, na cyane cyane muri Canada, mu inshuti zacu zakadasohoka. Imana ibaho umugisha. Abari muri Europe, Imana ibaho umugisha kuduhitamo, cyane cyane abari mu Birigi, mu inshuti zacu. Imana ibaho umugisha, mukomeze gusharinga ibyo biganiro. Imana ibaho umugisha. Abari muri Amerika turabasuhuje, Imana ibaho umugisha cyane. Abari muri Australia, Imana ibaho umugisha, tubasaba nabo mukomeze gusharinga ibyo biganiro. Tuzabagabana imigabane yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday, turi kumwe na Bishop Rutagengwa. Bishop muraho? Turabakiriye noneho, ntabwo mukiri abashitsi kuri gusenga everyday, muri isanze ni mu rugo. Kaze Bishop, watangira musenga Imana. Murakoze cyane. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, turagushimira muri aka kanya, tugushimira neza y'imbabazi zawe nyinshi, tugushimira kano kanya tugiye gutanga kino kiganiro. Turagusaba Mwami ngo ari ukiyoborera, Mwuka wawe wera akiyobore, n'abaduteze amatwi kandi bose bafashwe n'ijambo ryawe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umucunguzi wacu, amen. Bishop, turakwakiriye kuri gusenga everyday. Murakoze cyane. Yego. Agaseke watuzaniye kuko gusenga everyday wagafunduruka ukagahereza abantu batuyise. Yego. Mureke turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya mbere ku murongo wa 9 tugana tugeze ku murongo wa 18. Haragira hati: Jyewe Yohana mwene So, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu, nari mu kirwa cyitwa Patimo, bamura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka, nyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti: icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyohereza amatorero 7 ari muri Efeso, ni Smirna, ni Pergamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Philadelphia, ni Laodikia. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ry'uvuganye nanjye. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganyijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi. Mu kanwa ke harimo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo nikubita imbere nk'upfuye. Anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati: witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi Uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye, n'ibiriho, n'ibizaza,
n'ibiri bukurikireho hanyuma. N'ubwira bwiza nyenyeri ndwi niyo nagarukiraho. Iri ni yerekwa ry'umukozi w'Imana ubwo ari mu kirwa cya Patimo. Yohana bamujyanye mu kirwa cy'Ipatimo arenganyirizwa kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ari muri icyo kirwa bari bamujyanye n'ikirwa kitabagamo abantu, bamutwayeho nko kumuca ngo azagwiyo. Nyuma ari muri icyo kirwa, amateka avuga yuko banamubabaje cyane, ndetse hari amateka avuga yuko bashyuhije ingunguru yuzuye amavuta bamujugunyamo kugira ngo yicwe n'ayo mavuta bari bacaniriye cyane. Ariko bamutayemo barigendera bazi ko yapfuye, ngo ariko aho kugira ngo apfe ahubwo asa nk'uwiyuburuye, abamo umubiri we umeze nk'umwana mutoya. Ako kanya ahita abona iyerekwa ry'Imana akiva muri iyo ngunguru y'amavuta. Ahita abona iyerekwa ry'Imana ngo hari ku munsi w'umwami. Kuri uwo munsi abona iryo yerekwa, abona Yesu mu bwiza bwe, ngo amaso ye ameze nk'umuriro ucanye, ijambo rimuvamo rimeze nk'inkota ityaye impande zombi, umusatsi we umeze nka shelegi. Akibona ibyo, akimubona gutyo, ngo amwikubita imbere nk'upfuye. Yesu ngo amukora amubwira ngo witinya Yohana, ndi uwa mbere kandi ndi n'uw'imperuka, narapfuye none ndi muzima iteka ryose. Ibyo ubonye ubyandikira aya matorero 7 ariyo Efeso, Simuruna, Tiyatira, Perigamo, Sarudi, Filadelfiya na Laodikiya. Ubibandikire ubabwiye n'ibyo ubwira zizo nyenyeri nakweretse. Ibyo Yohana yabonye yategetse kwandikira aya matorero uko ari 7. Ahaze ushaka kuganira muri igice cya mbere, ndashaka kuganira ku butumwa yazanye, kandi ijambo rikuru ushaka kuvuga uyu munsi niri rivuga ngo Uwiteka arakuzi, azi imyicarire yawe, azi impagurikire yawe, azi gukiranuka kwawe, azi ibyaha byawe, azi uko uryama n'uko ubyuka. Koko ari ibyo urya niwe wabiremye, umwuka uhumeka niwe yaguhaye, isi ukandagiraho niwe wayiremye, ubuzima bwawe bwose arabuzi, azi uyu munsi wavukiyeho, azi n'umunsi uzavira muri iyi si, nta kintu na kimwe atazi, arakuzi wese. Tujye kurana no buno butumwa yahawe Yohana bw'amatorero 7 ngo amushyitse kuri aya matorero, nibwo ngira ngo dutindeho. Buri mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 1, buri torero niko yari ryandikira, ariko buri torero yandikiraga yavuga ngo nzi ibyanyu byose ndabizi, ndakuzi wese, nzi imirimo yawe, nzi gukora kwawe, nzi uko witwara, nta kimana rero itazi kikwerekeyeho. Reka duhere mu gice cya 2 cy'ibyahishuwe turebe buno butumwa nibwo nshaka kuvugaho cyane. Igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7 aragira ati, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho waguye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza uri nkure igitereko kitabaza ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Ubunesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri ya paradizo y'Imana. Haleluya. Hano rero yabanje abwira itorero ry'Efeso. Amatorero yose yandikiye ari aho bita ngo ni Asia Minor cyangwa Asia ntoya. Mbese muri karita y'uyu munsi urebye ni nko mu gihugu cya Turukiya. Amatorero yose niho yarari. Aramubwira ati, abantu cyabwira ngo, aravuga ngo bandikira babwire ngo nzi imirimo yanyu.
burya Uwiteka imirimo yose dukora yaba myiza cyangwa mibi Imana ibiyizi kuko nta ikingwa na hatoya. Nzi imirimo yanyu n'umuhate wanyu ndawuzi, nzi kwihangana kwanyu. Ikintu cyose uko turiho, uko twihangana, uko ducogora, uko dutera intambwe tujya imbere, uko duhagarara aho twari turi, uko dutera intambwe dusubira inyuma, byose Imana irabizi. Nzi imirimo yanyu, nzi imihati yanyu, nzi no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Iyo witwara neza utihanganira abanyangeso mbi, Imana nabyo ibibizi kandi bibireba. Nuko wagenzuye abita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Ngo na za ntumwa z'ibinyoma ndabizi warazigenzuye umenya ko atarizo. Muri iyi minsi dufite intumwa z'ibinyoma nyinshi zigisha ibinyoma, cyane cyane bigisha ibyerekeye ngo ni prosperity, ibintu by'amahirwe gusa. Imana iguhaye inka, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye imodoka, Imana ikujyanye i Burayi. Batabwira abantu kwihana, batabwira abantu kuva mu bidatunganye, ahubwo babwira ngo ibyo Imana igiye kubakorera, kandi banabeshye. Yesu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranirwa kwabwo, ibindi byose muzabyongererwa. Ubwo rero umuntu akubwira ngo Imana iguhaye icyo, giye kubona ibi, niyo wanabibona wabibona ariko kazarimbuka. Icyangombwa rero ni ukwita ku bugingo bwawe. Ati ndabizi nabo naho b'abanyabinyoma warabagenzuye urabamenya, ntiwafatanya nabo. Ngo uzi kwihangana kandi warenganyijwe izina ryanjye ntiwacogora. N'ukuntu wihanganye ugatukwa ngo kiriya kirokore, uriya musazi, rutagira ubwenge, rurarusenga, urivuga ngo Yesu ngo arabwiriza, ibyo byose bagutuka, Imana irabizi. Nta na kimwe Imana yawe itazi. Ikindi ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana hari icyo yagaye n'Itorero ry'Efeso, ngo bibagiwe urukundo rwabo rwa mbere. Mbese kwibagira urukundo rwa mbere ni ukugira gute? Nukureka imirimo wakoraga. Wasengaga kabiri mu cyumweru ntugisenga, warabwirizaga ukabwira abantu ibya Yesu ntukibikora, wakoraga imirimo myiza wayicitseho. Ngo iyo mirimo waretse nayo ndayizi ko wayiretse. Ukuntu ubahaga Imana warabiretse ndabizi. Imana yacu nta kintu itatuziho na kimwe. Nzi imirimo yawe, nzi ukuntu wacogoye ukareka imirimo yawe ya mbere. Ngo wa gatanu, nuko ibuka aho waguye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri muri giteko cy'amatabaza ahacyo nutihana. Imana yarababuye irababwira ngo nibasubire mu mirimo yabo ya mbere, niba batabikora gutyo izabahana. Ku murongo wa gatandatu avuga ngo ariko rero ufite icyo ngushima, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Abanikorayiti, Nikolayi yari umwe muri abadiyakoni 7 batowe mu gice cya 6 cy'ibyakozwe n'intumwa. Yaje kuba umuyobe, afatanya inyigisho mbi zidahuje n'inyigisho nzima. Icyo gihe rero Abaefeso bagenzuye Abanikorayiti. Abanikorayiti n'abantu bari bakurikiye Nikolayo w'umudiyakoni mu Itorero rya mbere. Yaje kuba umuyobe, atangira imirimo mibi, yigisha ibibi. Yo mbashimira Efeso, icyo mbashimira, inyigisho z'Abanikorayiti mwarazanze, mwamenye ko ari ibinyoma ntimwazikurikira. N'uyu munsi wa none hari inyigisho mbi nyinshi zivuga iby'ubuntu, ngo ne wakijijwe nta kundi, ubwo ibyaha wakora byose uzajya mu ijuru. Hari nk'izo hano ngo nudakebwa ntuzajya mu ijuru ry'Imana. Bari barabigenzuye bamenya yuko inyigisho z'Abanikorayiti ari ubuyobe, ntibazikurikira. Ahabwa ati mwihane vuba rero musubire mu mirimo yanyu ya mbere. Ngo ufite ugutwi niyumve uko Umwuka abwira amatorero. Bantu munteze amatwi mwumve ibyo babwira uyu munsi. Bashoboka nawe kameze nk'itorero ry'Efeso, warasubiye inyuma, utagisenga Imana uko bikwiriye, utakiyiriza, utakibwira abantu ibya Yesu, waranamutse ukavuga uti wenda sinsambana, ntabwo niba, nta muntu ndica, ntawe ndaroga. Ariko no kureka urukundo rwa mbere, uko wakundaga Imana kera, uko wasengaga kera, uko wese kuyitangira igacumi n'amaturo, uko waretse kuyibwira abantu ngo bayimenye ave mu byaha byabo, ukaba warabiretse. Ibyo nabyo Imana izabiguhora. Mwumvite amatwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Yongera kwandika Itorero rya Simuruna ku murongo wa 8 byahishwe 2, aravuga ati
wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati nzama kuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari sinagogi rya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kubabazwa, dore Satani agiye gucisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi nimwe ibyo umwuka bwira amatorero. Yandika itorero rya Simuruna. Itorero rya Simuruna, Imana nta kintu yari nenze na rimwe na kimwe, ahubwo yaravuze ngo nzi amakuba yawe, nzi ko ufite amakuba, nzi n'ubukene bwawe kuri umukene, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abita Abayuda kandi atari bo. Hari abantu bita abantu b'Imana barataye Imana, bita ngo n'abakozi b'Imana atari bo. Abo ngo n'abayita Abayuda, kandi yavuga Abayuda Bibiliya ngo agakiza kava ku Bayuda, nkuko bivuga muri Yohana igice cya 4. Abita ko bakijijwe, abita ko bakomeye mu gakiza, abita ko abantu b'Imana ngo nzi ukuntu bagutuka bita Abayuda kandi atari bo, baba ko arabarokore ariko barataye kera, nabo ndabazi ko bagutuka. Umurongo wa 10 ngo ntutinye ibyo ugiye kwabazwa, gusa Satani gushisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, yarababura ati hari abagiye gufungwa namwe, ngo ariko rero uzakiranuke kugeza ku gupfa. Haleluya. Bera yatereka mbabwire, uko wamera kose, wababazwa, watukwa, bakubwira amagambo mabi y'urucantege, icyo bakuvugaho cyose jya ukiranuka kugeza gupfa. Haleluya. Kandi Yesu avuze ngo kandi nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Nukiranuka kugeza gupfa, nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Yesu yiteguye kwambika amakamba abantu batitaye ku bigeragezo by'isi, gutukwa n'ab'isi, gutukwa n'abitabarakore kandi atari bo, gutukwa n'abakorera Satani, abarenganywa bose bamurenganyirizwa. Yiteguye kubaha ikamba ry'ubugingo. Ino torero nta kibazo na kimwe yigeze ribonaho nk'uko Efeso bari bataye imirimo yabo ya mbere. Avuga ati kandi nimukomeza gucyaha kugeza gupfa, nzabaha ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe ko za makamba y'ubugingo abakomeje kuyigumaho. Itorero rya gatatu ni Perigamo. Umurongo wa 12, wandikire marayika w'itorero ry'i Perigamo uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati nzaho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye, ntibihakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Baraki gushyira igisitaze imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe nikumeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkabo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanye abo mbatikura inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka bwira amatorero. Iri torero ry'i Perigamo harimo abantu b'abakiranutsi benshi, Imana n'abashima, ariko ati harimo n'abandi muri mwe bakurikiye inyigisho za Balamu. Balamu yari umuhanuzi, yamwishakira ndamu,